ariko njya nirebe njya ndeba nubwo ntazi none se waramubonye byibuze kuko ndakumbwira ngo ariho se kurukometa yapfa ziriki ariko no mugome bwo afura kugira ibibazo umuntu wajya kwica abanyamurenge se iyo ntabwo ikatitse gusenga ngo ivuye ngo Imana yaduciriyeho iteka yego sibyo bamakanika barasengaga n'abandi no ntabwo ugomba kuza kuviba umuntu usenga uko byagenda kose uretse ubushizi bw'isoni bwateye mu bantu wabona umuntu usenga ukamuvugiriza induru umuntu usenga aruta wowe uroga umuntu usenga aruta wowe utikura amatiku nubwo bari abasenga bagira amatiku amwe namwe seriously umuntu ujya uvuga ko ari blague ko ndimo kubikabya ngo nditurira ku kiniki iranduka rya CDFDD n'abantu barimo guhemukira yego ubuhema barimo kubakorera sabana bazabakurikira ntabwo batagatifuye buriya utazabakinisha barabyandika bakazabikwitura noir silibura barakurasa kandi bazabarasa CNDD-FDD umuntu wese wijanditse muri biriya bintu cyo kora abanyafrika y'epfo n'abahanga batangiye kubona abantu ko bazava abantu bakomeye banyura muri Tabombeki batangira kwijajabira ntago Kanyuka yagiye hariya n'amafoza atabyemeye kandi bazi ko bashobora guteza intambara ya diplomasi ya free news ariko Kongo yacecetse yego iranuma gihwa kuko South Africa ari powerful urumva ariko ibihugu nka Tanzania Malawi bijanditse muri intambara bano bantu bazaba punishing kandi punishment mbi cyane ndagukandagira generation z'abana zizakandagira CNDD-FDD uburundi buzaba punished y'ibintu barimo gukorera abantu kandi abantu bazava muri regime ikomeye muri aka karere ureka ibyo bigo bivugisha by'amatiku bati Marshal ibyo bintu ukunda kubivuga urakoze cyane kugakomozaho atari kujya ubivuga ubona intambara yararangiye ati kuko hari igihe ubona direction yaho byerekeza atari ko kuri bikazarangira harabigaranzuye no tujye tukajya mu nsinzi ngo zimbunda zikomeye n'imyitozo ihambaye wahe igihugu abantu botsa abantu bakabajya ngo bigende gute iyo si azatubwira ikindi gihugu gifite abantu nk'abo ngabo simvuze igihugu kibatunze ndavuga igihugu gitegekwa n'abantu nk'abo ngabo abantu barya abantu wahe igihugu abantu baba mu nduruburi z'amoko ngo bigende gute intsinzi ya M23 FUSA ahivi kagera iva kukuba umuntu waba akiba Mahama undi muntu waba akaba Kigeme undi akaba Nyabiheke Ngarama undi akaba whatever bagiye bari Uganda nayo hose yego ariko yamara gufata intsinzi no kurasa Goma agacyura inkambi ya Rushabere agakucyura inkambi imwe yabagamo abantu nihe imwe yabagamo abantu benshi Kanyarucinya ukabona nubwo atari impuhwe ari uburenganzira bw'abaturage gusubira mu byabo yego ariko nanone ntabwo agiye kugisha umutima impaka izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niye hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788323266 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya Jeff Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars. Masha rero nabonye mu mujyi wa Uvira ejo ndingo twazi tugiye bakamubwira nti mba nagutsinze jewe ubona ko amakuru yanjye yizewe rukumeta cyariho ariko rukumeta ari general yigize unaga bari general nyawe abari kwa kundi biha mapeti ariko wihaye ntuze ipeti wakwiha general yego cyane habyari byo mu Rwanda basanka bega ngo za majoro kuzandero kita zande yande ngo ni kanaka wakwihaye general byose byose bikarangira nta nimwe n'undi ubuzakoresha aho kwibeshya burya wakwigira mu gake wakubeshya cyane rukumeta aracyariho cyangwa arapfuye ngenzi ko yapfuye mutubwire muri commentaire bari rukumeta ariho kuko rukumeta ari mu general natinye muri Kongo abandi ntacyo bavuze bakanagira bibakanakora n'ikiriyo ubuse aracyari rukumeta se uriya ngoma zito ko bavuga ngo yarapfuye ngoma zito surimo kumana muri iminsi ubwo meruka ajya kuvurirwa mu Burundi bikaba n'induru ngo kuki ngo yajya kuvurirwa mu Burundi ngo kandi ngo bafite abapfumu kandi bafite abapfumu ngo kandi abarundi bapfa aho ngaho ku rugamba bo ntibabajyaneyo nyine byateje umwuka mubi rukumeta bayarakaze yarakaze ko ngo nakoraga operations cyane cyane zo mu Banyamurenge ariko njya ndeba nubwo ntazi none se waramubonye byibuze kuko ndakumbwira ngo ariho se rukumeta yapfa ziriki ariko no mugome bwo afura kugira ibibazo umuntu wajya kwica Abanyamurenge se yabaga bahora iki ariko njya ndeba ukuntu Abanyamurenge bo mu minembwe babaho
ku itangazamakuru ntakubeshye umuntu ujya kwica abanyamurenge ni ukuri kose akagaruka amahoro Imana itamuhaniye aho ngaho sinzi ikintu abatekereza abanyamurenge ni abanyamahoro yego bibera mu masengero basenga yego bakibera mu nka baragira umuntu wanga abanyamurenge rwose sinye kubeshya sindi umucamanza yego ariko rwose kamera y'Imana ijya imuhoraho pe bariya abantu usubona atari abanyamahoro n'ubu ngubu barakiberaho kwa kundi bariya abantu koko buriya cyo ko Imana izabatabare kabisa bagira umutekano urambye ejo bundi nabonye bakora n'umuganda bahinga mama ibihuru bapfa kasaba ngaba noneho uyu muhanda barawushobora yego ariko barawushoboye mbona bafite meya w'umukoloneli arimo babwira akamaro bifite buriya kandi isi turimo muri iyi minsi abantu bamaze kugamika icyo bitagiye uri bamaze gushira isoni Imana kwibona mbega kandi bakomeye mfite amafaranga nubatse neza kampani biragenda Sandrine bakibwira ko Imana itabaho idakora idashobora kugira ikintu ikora ariko ntugomba gusuzugura community yibuka gusenga mu bikorwa byayo yego we never know ntabwo wamenya gutabarwa kwayo kwaturuka ngewe nagize amahirwe yo kubaho mu buzima bubona impande zombi urumva aho ibyo ku isi ibi tubona iduhereza bikora naho ibyo tutabona bikora seriyezoma nta muntu n'umwe mubona ukomeye ku isi ushobora kugira gutya ngo arangize urugendo rwo ku isi atambaje Imana ahabona ko amaboko yarangiye ntibikunda twasomye ibitabo by'ibihanganye byinshi so community iritoratoye igenze gutya urabona ko uko muyikatiraho ibyo ikora uko muyikatiraho ibigemurira abanyamurenge iyo ntabwo ikatitse gusenga ngo ivuge ngo Imana yaduciriyeho iteka yego sibyo bamakanika barasengaga n'abandi no ntabwo ugomba kuza kuviba umuntu usenga uko byagenda kose uretse ubushizi bw'isoni bwateye mu bantu wabona umuntu usenga ukamuvugiriza induru umuntu usenga aruta wowe uroga umuntu usenga aruta wowe utikura amatiku nubwo bari abasenga bagira amatiku amwe namwe ntabwo bindeba jewe umuntu usenga aruta ndetse aruta n'usengera byose ni kimwe so iriya community rero y'abanyamurenge nta n'ubundi n'izindi community ku isi ntabwo navuga ngo hari impamvu yatuma uzivogera ariko y'abanyamurenge rero kujya kwivuza umutekano byo ni ikindi kintu gikomeye cyane kuko ntawe babujije umutekano umuntu ari mu nka umuntu arasenga abandi barabwiriza abandi bagira gute kawaida nta kintu batwaye societe ariko nk'amareta ikibazo akunda kugira ugaha imbaraga umuntu nka Rukumeta ugaha imbaraga umuntu nka Ngoma Nzito ugaha imbaraga nka Makana kina wese wo ugamije kugira gute kwica abantu donc ukabana niwe leta considering iyi paradox abantu bazayikizwa niki uwica uhemuka uwambura ugira gute niwe leta ivuga ko iburyamyeho wajya kureba abandi b'abanyamahoro bibereye aho ngaho wenda bakora ibyo udakunda kuko basenga nibo bagize ikibazo iyi injustice iraga igomba gukomeza nibyo nakubwiraga rero ngo waba Rukumeta undi wese nabonye hari akavideo nakoze karatrending abanyamurenge bigo bahererekanya urumva umuntu wese uzakandira ku banyamurenge azarangira ntabwo ndi umuvugizi wabo buriya bwoko uriya muryango abantu bawitondere ntusabiriza ntugira gute ibaze iyo abandi moko bafungiyeho imihanda ibibuga by'indege bakabirasa wibaze nawe ukuntu biba bimeze sibyo ikindi kintu njya nibaza kuki bano abantu baribwa batwikwa bishwa bituma abantu batuma bahunga bano ba Nord Kivutien ba Sud Kivutien harimo n'abanyamurenge baye mu Ventura FC at large mu magambo ahinnye kuki isi ishaka kubasaba ibintu biremereye biruta umuntu yakabaye ugombye kubasaba kuki babasaba amahoro nta mahoro bigeze mu by'ukuri bano bantu basabwa n'ikintu badafite no kuganira nabo bakabavuga ntabyo tuganira ariko na n'ubu ngubu pressure kuri FCM 23 you see aho kugira ngo pressure ijye kubateza ikibazo bafite n'umuti wo kugikemura ariko niyo si tubayemo ariko serious ikibikubwira nabo ntabwo ujye ubatsinda abakana abantu bavuga wenda kuko mu 23 ngo yahungiye mu Rwanda n'Ubugande ariko burya iyo uri umuntu w'umugabo ntabwo ureba uko umuntu yahunze ahubwo ureba uko yakugarukanye akakwinjira no mu bikaye no mu byumba nayo hose nicyo kintu ureba twese ntitushobora kubiboheza amateka ngo abantu bakubiswe igiti ngo no reba yagarutse sarambwe gute first of all aba n'abantu bashobora kumara igihe kirekire batarya kandi bakarwana bashobora kurwana badahembwa mu gihe ingabo za leta utinze kuzemba n'amezi 2 zitera hejuru nta muhemu Ventura wari waburana ngo ntahembwa sibyo so
abantu bateye batyo bafite imiryango bigisha abana utavuga ngo barasahura ngo bagira gute ngo ubwo aricyo kibatunze ngo nabo ntibakenye so ntabwo batsinda. Reba ingabo barwana nazo zose ziri ku mishahara ubishyura $5 Barundi ugira gute umunyafurika y'Epfo ufite misiyo bariko barabatsinda. So niyo no kujya kure barukumeta abo ngabo bazapfukama imbere y'abantu kandi bazapfukama byanze bikunze na CNDD-FDD izapfukamira bano bantu uko byagenda kose nishaka yiyumve biko imeze gute ibyimbuke aba bantu baharanira uburenganzira bwabo badasabiriza barya umutima amenyo barya duke aburara bwirirwe. Hari umukoloneli maze iminsi ndeba witwa Rugabo wo mu Banyamurenge wagira ngo n'umuvugizi wa twirwa no wa gisirikare namubonye. Rugabo we avuga nka machine gun ntajya avuga nka machine gun ntajya ceceka. Umuntu modera Rugabo yaragowe ngo ni n'umuforomo mugenzi wanjye ese mama ngo yabyigiye muri Canada. So abayirata ku bantu ati muvuga ngo nahuze inzarasha tumuforomo muri Canada ugira ni karita y'ubuforomo aza gusabiriza ukuntu bakize bariya barakize cyane. Nuko urumva rero bano ntibatsindwa. Ikintu kibi gikomeye kibi ariko kinuka ni igihe none bazagira imbaraga umuntu wese wabakamiye mu kitoze bakagenda bamusubiza ibye bazarwana n'abantu bano bantu bazarwana n'abantu benshi. Ntabwo simvuga bari perfect sabatagatifu ntabwo ari ibicucu uko bayimukira barabyandika yego bazakwitura harimo CNDD-FDD bazayisenya serious adoakira akira nduza dukatira isenyuka rya CNDD-FDD rizava isenyuka rya CNDD-FDD ninde dukatira tekinisiye y'akazi urumva isenyuka rya abadede Burundi rizava muri Eastern DRC Masha uvuze icyo kintu to utahe seriously umuntu uvuga ko ari blague ko ndimo kubikabya ngo niturira ku kiniki iranduka rya CNDD-FDD n'abantu barimo guhemukira yego ubuhemu barimo kubakorera sabana bazabakurikira ntabwo batagatifuye buriya utazabakinisha barabyandika bakazabikwitura ntwari siribura barakurasa kandi bazabarasa. Ujya uvuga ngo aba bantu baradukurikira cyane kuko impamvu mbivuze ibiganiro byose dukora barabireba ntabwo nari mbizi ngewe ejo nibwo navuganaga n'umuntu na wenda sinzi mentioning amazina ye ariko umuntu ukomeye ambwira ati ibiganiro mukorana na David byose ndabireba ati nubumaze kubona ikiganiro mushyizeho kabisa ikikubwira ko babire ati umuntu wese rero utugire nabati tuba tumuzi baramuzi tugira neza baramwandika ahubwo nicyo kibi cyabo baranakwandika hano ahubwo ikibazo cyabo bajya bandika n'abatariho yego se bagira ukuntu bagira amarangamutima atarimo imibare myinshi bakuva ko batanengwa batagira ibyo nabyo birabareba ntacyo mba nigisha umuntu nta nicyo mba mushakaho ariko barabanota yego CNDD-FDD umuntu wese wijanditse muri biriya bintu cyo kora abanyafurika y'Epfo n'abahanga batangiye kubona abana bantu ko bazava abantu bakomeye banyura muri Tabombeki batangira kwijajabira ntago Kanyuka yagiye hariya Ramaphosa atabyemeye kandi bazi ko bashobora guteza intambara ya diplomasi ya free news ariko Kongo yacecetse yego iranuma gihwa kuko South Africa ari powerful urumva ariko ibihugu nka Tanzania Malawi bijanditse muri intambara bano bantu bazaba punishing kandi punishment mbi cyane mbisubiremo ntago bakina urabareba gutya baseka murabirwa baseka n'amayimayi babakira urumva bari umutima amenyo bameze nk'abantu bababaye cyane barenga ibyo kubabara bakwereka inyinya buri wese ni kimwe no mu mayimayi wabazamo buri aje abakinisha ibyo bamukora ibyo bamukora ibintu bibi cyane ugomba kuza ugarutse utaje kumeza nk'ugitandaraje muri leta kuko bafite intelligence uje nabi wakumenya sibyo so nyine akantu ndimo kuvuga si no kubacongera ariko umuntu ite kubabara akarenga urwego rw'amarira sibyo yego bano bana benshi bari muri M23 bazi za byumba ari abana ari impinja muri ya nkambi y'ibyumba reka mvuga kuri M23 mu buryo bw'amateka yego ndabazi bamwe ari batoya abakoreraga yakazi ari udusore ari iki ubu bamaze kuba abakoloneli kiwe nakuriye mu kigo cy'ibyumba ira mpuzi tuyinstara nari nabaga ibyumba bavura oya navuraga abasirikare ariko baraturanye baraturanye no kuvuga ngo aho inkambi yari naho hariya babaga uca hagati y'abantu bitakuruyaga ntabwo ari harehare yego na hantu bureba nyine kuri ya musozi wabo rero nka trend yari hari abantu umuntu yanajyagayo nafite n'abavandimwe benshi icyo navuga ni kimwe rero umuntu arababara yarenga kubabara
muri psychology barabizi akagira ibyo bita amadelire akaba yagusekera ababaye iyo yabirenze aragukandagira generation z'abana zizakandagira CNDD-FDD uburundi buzaba punished y'ibintu barimo gukorera abantu kandi abantu bazavamo regime ikomeye muri aka karere ureke ibyo bigo bivugisha by'amatiku bati Marshal ibyo bintu ukunda kubivuga urakoze cyane kugakomozaho atari kujya ubivuga ubona intambara yararangiye ati kuko hari igihe ubona direction yaho byerekeza atari ko kuri bikazarangira harabigaranzuye uwabitekereje gutyo reka mwibariza ikibazo kimwe kiri social yego dutekereze ko hari umuntu utanga igihugu utanga umutekano utanga regime utanga insinzi tuyita insinzi nta kibazo tujye muri buryo buri classique busanzwe waha igihugu abantu botsa abantu bakabarya akarere kakazagenda gute no tujye tukajya mu nsinzi ngo zimbunda zikomeye n'imyitozo ihambaye waha igihugu abantu botsa abantu bakabarya ngo bigende gute iyo si azatubwira ikindi gihugu gifite abantu nk'abo ngabo simvuze igihugu kibatunze ndavuga igihugu gitegekwa n'abantu nk'abo ngabo abantu barya abantu waha igihugu abantu baba mu nduruburi z'amoko ngo bigende gute intsinzi ya M23 FUS aho ikagera iva ku kuba umuntu wabo akiba Mahama undi muntu wabo akaba Kigeme undi akaba Nyabiheke Ngarama undi akaba whatever bagiye bari Uganda na hose yego ariko yamara gufata intsinzi no kurasa Goma agacyura inkambi ya Rushabere agakucyura inkambi imwe yabagamo abantu nihe imwe yabagamo abantu benshi Kanyarucinya ukabona nubwo atari impuhwe ari uburenganzira bw'abaturage gusubira mu byabo ariko nanone ntabwo agiye kugisha umutima impaka ngo ndabacyuriye icyo bandi bakiri mu nkambi y'impunzi nanumvise n'ubu hari amakimbirane hariya y'ubutaka aho abantu barimo gutaha barimo gusanga barigaruriye ubutaka bwabo hari intambara y'ubutaka conflit foncier iteye ubwoba ishobora M23 itahagurukira izateza n'ikibazo hari barimo gutaha impunzi zatangiye gutaha ariko zigasanga abantu bafashe ibyabo barabigurishije bagize gute ntiyabuze wenda n'abakabye ibindi ni ikibazo kimaze amezi agera nko kuri 6 ariko ubwo bose ko zakirangiza kuko bashyizeho ishami rishinzwe ubutabera so buretse rero ntimusubize uwo muntu neza turi muri logique ntabwo turi dufite imbunda nyinshi dufite ubutegetsi mu ntoki uwo muntu uzamumbariza uti wowe waha igihugu abantu barya abantu noneho ukakima abantu bagera ahantu abantu bayirukanye ababyeyi babo bakabatuza uzamusubiriza icyo ngicyo ariko nashaka akagera mu migeri ntabwo bashobora kunesha aba bantu babanesheje se na Uganda ntibaneshejwe urumva bajya mu Uganda baza no mu Rwanda bafite impamvu za bari bamaze iminsi bacitsemo ibice bashwanye gutera abavandimwe bamaze iminsi barwana urabatsinda nyine ariko ubongeye kwisubiza hamwe ndagira ngo ubwire uwo muntu ngo sinzi uruhande abagamiyeho ashyira agatima impembero ino M23 ino ntambara iri time company ya nyuma nta muntu uzongera kubimura iyi ntambara irimo imbaraga nyinshi n'ikimenyimenyi imbaraga zirimo tuzizi 20% n'ubwa mbere mbikubwiye umuntu uzi ko ari umuhangazi by'iyi ntambara n'umugambi muzima uri muri aka karere awuzi 20%, 80% ntashobora kwikandiraho. Nicyo nari nkomajoro Marsha aho nabonye ngo Gasita uyu munsi ngo rudia kwenu uvira hatukutaki ibyapa wabibonye nabibonye yego bamwe batari ko se ubundi ibi bintu birarangira ute Gasita n'ubundi ko batamushaka Tshisekedi ya mukuyeyo ubundi wabonye ko nabayakutumba twoze tubivuga off camera ko nawe yisize insenda ati Gasita uragera ahangaha ivumbi riratumuka muri mu byo uvira biragenda nabi cyane wewe yakutumbarutse no kubivuga mu nama bari bagiye ku karere yego Gasita nahari kandi Gasita ari maneko hari bose bafite mamaneko yego kuko nazira nama ntizaterana atabishatse yego urumva ariko ntago ari Gasita ubwirwa yego n'abanyamurenge bose bitirira ko iwabo ari mu Rwanda to kesi ya Gasita abantu bayikuremo handitse Olivier Gasita bashyiramo umunyamurenge birakomeza intambara kandi bikemura ikibazo kuko niba style leta ariko bigaha avantage M23 nanone nibyo nkubwira niba leta idata muri yombi umuntu wita abantu abene gihugu ikavuga ko force ami niko numvise Ekenga bivuga ariko kabisa rero na Ekenga yarabyijanditsemo General Sematama yavuze ko babimye commune Minembwe kariko ngo we yabyishimiye bakeneye ikindi kitari commune cyo ku yindi ntera ntiyababwiye icyo ari cyo ndetse ubwo utekereza ko ari iki hano ntabwo bazasubira gutegekwa na leta byanze bikuze ari amagambo nashyigikira impamvu barwana Gasita ni icon nzima y'urugamba ruri muri Eastern DRC ndi FCM 23 na muharito na general kuko ni igitambo cy'ikibazo kiri hariya kurwanira igihugu cyo ntabwo bigize icyaha nta muri abantu bamwurira ngo ni no Gasita n'uburenganzira bwo kurwanira igihugu cya Kongo nk'igihugu cye sibyo c'était general d'etat ariko kesi ye igaragaza neza
wano burasage ntishoboka abantu twavanga Yego. niba bagishyigikiye abantu bagira Yego. gutya kuko ntabwo military police yari yajya gufunga yakutumba Yego. nubwo babidedwara ngo nta sababo nta urafungirwa ko yatutse generale Yego. niba ataramufungirwa nuko bashyigikiye ibyo bakora ibyo bakora so bano rero nabo nuko hari ikintu bita syndrome de Stockholm iyo ugisomye ugasoma mu bitabo ko bisobanura Yego. bavuga ngenekereje ko ari ukubukurenganya ari we wita umukiza wawe sibyo ngiye ngukandagiye ku kirenge kandi nkabona ko ari giye ukabona ko ari giye urimo kukivura kubera ubutamenya no kubabara cyane kunyura mu bihe bikomeye cyane ugatakaza icyizere cyo kubaho ukumva umuntu uwo wese no guhiga yagutabara Yego. ibyo ni umubaro uri extreme utera syndrome de Stockholm aba scientifique tukubona yisobanura so nabagasita n'abamasunzu nundi wese wibwira ko Kongo imukunda Yego. akaba giparangana kwirwanira gasita akaba atarirasa gasita akaba atarasa bazarendo ni ukubera ko ari muri iyo syndrome maybe yumvise amagambo ya Ekenge yumva ni umuntu we Yego. kandi Ekenge ari gucinya bakabwira kutuma ngo mungire musakuze Yego. kwizera gakiza ku muntu kurenganya sibyo nabitwe tugarabanya murenge nicyo kibazo bafite bazi ko umukiza wa Tshisekedi ariko ni ubicira ababyeyi ni ubicira mu makanika n'ikindi kintu nk'ibyo ngibyo so iki rero kereka aba bakikoze iyi syndrome de Stockholm abantu bayirwaye bo muri Stand DRC ntibajya bifuza kwitegeka bagahora bibwira gutegekwa na leta y'Kinshasa ihora ibica bajugunya muri Fleuve Congo igira gute ibintu nk'ibyo ngibyo bazabanze bayivuze Yego. bamenye ko kurenganya adateze kuzakubera umukiza n'umunsi no kugeza izashirira Yego. izi modoka zuzuye imihanda habamo iyawe ikibazo niyo hize uzayigurira barakubesha abakubwira ko gutumiza imodoka bigoye nta gihe na kimwe gutumiza no kugura imodoka byoroshye nk'ubu hamwe na Gugaga Cars kompanyi yonyine wabaza imodoka y'inzozi zawe na spare parts zazo aha ntibigusaba kumena banki wanabatuma ku ruganda mu minsi mike cyane imodoka y'inzozi zawe ikakugeraho bahamagare cyangwa ubandikire kuri 0788 uranabandikira kuri mail yabo ni gugagacars@gmail.com wanabasanga i Nyarugenge mu nyubako ya GF Plaza floor ya 4 room ya 6 Gugaga Cars buy and ship your dream cars.